Yo brother, bonsoir. Ça va. Meze fresh. Yo nasore gutinda nari nyirimo kwakira umuntu kandi nagomba guhita mweditingira akagenda dutwaye. Just why ninzemo kabisa. So ndaza kubita mbanguka ntabwo ndi bubitindemo cyane. Story yo gato nakubyira n'abari bo, and then abana guhita nsubira mu kazi. Subizi so turi gupagasa nyine tureba ko nayo make y'umunsi aboneka. Yagiye nayo ifite ifoto yawe, ifite n'ifoto yawe ndi kumwe na Bwiza. So buriya abantu baribesha cyane. One banyibesheho kuko ntabwo bari banzi, nanjye ntabwo twari tuziranye. So nta n'impamvu n'imwe na fact n'imwe ibaho nari mfite yatuma guhemukiranye. Ntabwo ngiye kubyita ngo ubugambanyi kuko ngewe ntabwo nari nzi biri kuba, ntabwo nari nzi ko ari ubugambanyi, ntabwo nari nzi ko ari ikintu na kimwe. So gake nibwo umuntu agenda asobanukirwa ibyabaga. So rero kuri ngewe nta fact n'imwe nari mfite yatuma ngambanira umuntu uwo ari we wese. Amplis noneho umuntu twasangiye, umuntu twicaranye, umuntu watwakiriye nka kuriya. So cyari kuba binagoye cyane, usibye ko niyo kamera yo kuba nahemukira umuntu ntayigira. So nyuma kiriya gihe rero sasa hashize igihe nafashe amafoto ndayapostinga kuri Instagram store. Instagram story yanjye nyipostinga kuri Facebook story yanjye nanazipostinga kuri profile nuza status WhatsApp. Nk'umuntu ufotora, nk'umuntu ufata ama videos, mvaga ko kubikoresha nkipostingira abastare ari kimwe mu bintu bikomeza kugaragaza ko ndi mu kazi neza. Urikumva? So naje kumva telefone impamagara, ndayitaba. Icyo gihe nakorera i Remera hano ku Gisimenti. Nditaba telefone nk'ibisanzwe, turavugana n'umuntu arambwira ati ndashakaga ko tubonana tukaganira nkaguha akazi k'ubukwe. Aho kabisa bari banamfatishije kuko kumyira akazi k'ubukwe rwose ubu mfatishije. Bamubwiye ati rero nje nkorera hano i Remera ku Gisimenti. Ati se twabonana gute? Ambye ati uko biri kose yaba ari hafi ya hano ku kazi kuko ngiye ntabwo njya nkunda kujya kure y'akazi. None se ntabwo waza ahantu ndi tangira kumbwira no twahurira. Ambye ati bibaye byiza twahurira hano hafi yo ku Gisimenti. Ati nta kibazo, unimagera ndakuvugisha. Ndagira uwo nyine birarangira. And then nyuma y'amasaha menshi cyane ari nk'umugoroba nk'amasaha 12 n'igice gutyo, numva rongera arampamagaye ati nahageze sanga hana hari aga hotel kari ku gahanda i Remera ku Gisimenti, agahanda kamanuka kajya Sonatube. Giye sanga no umuntu ukomeye, DJ witwa DJ Brian. Nge rwose naranatunguwe kubona ari DJ Brian umamagaye. Ndamusuhuza, zibite poa, turicara basaba ico kunywa, nge ninywera gaskoro. Banzanira uduskoro tubiri turaganira, tubanza tuganira iby'ubukwe nangahe, package zawe zihagaze gute, ibintu byose ndamwereka ama package yanje ko hagaze, ibintu byose. Ako by the way sasa turi kuganira ngewe nyine nsa nk'uri kumubwira ati bimeze bite. So naje mfite udupapuro twuzuzanyaho ibyo nzagukorera, ibyo twumvikanyijeho, igihe cy'amatariki y'akazi, noneho avance umpaye cyangwa se niba ari cash umpaye, byose mfite agakontra nyine y'umuye n'umukiriya tukaganira twumvikana, niko twuzuzaho ama ID imyirondoro byose tukabisinya, agasigara na original nge nkatwara copy, ubundi akama amafaranga ikizere kigataha, ubundi nkazategereza igihe cyo gukora akazi kabo. So iyo kontra nari nyifite.
ntangira kumwereka contract ibyo nta kibazo biretse gato nibwo gutangira kumbwira ati umva ngo arakandi ka opportunity ngo arakanuna ashaka kufashamo nyine urumva ukamfashijemo ko kavamo n'ibiceri byiza birenze bya danger ndamubwira ati ibyo ako ka service nakahe n'ibiceri bihagaze gute ahitambira ati nakantu gatoya nyine uramfasha ku gafavere numara kukamfasha nje rwose ndanakwishura mbere kingira kunyishura mbere bitavuga ati ndaguteza amatwi abambyiye ati ndaguhereza amadolari 200 of course impamvu nge banampaye amafaranga na mbere nge it was just for business nge nitugorane nge ubundi yuma amafaranga kandi nge rero nuko nyine banyitiranyije ngewe nkora ibintu biciye mu muco sinjya nkora ibintu by'amanyanga so rero aho niho banyitiranyije amplis no gukorera amanyanga umuntu nzi ko ntaca twaye bro ntaca abangamye aho rero byahise bihapfira ariko ngewe sasa kuko ndi n'ikirara cyo muri uyu mujyi hari ikintu ntashobora gusiga amafaranga sinayagusigira kandi ngewe mfite principe ivuga ati niba utampemukiye ukaba uri kunjyana mu nzira zo guhemukira undi muntu minzi ko nanjye uzampemukira cyangwa se wanampemukira ni ukuvuga ngewe iyo umuntu ari mubi ku bandi exactly kuri ngewe nanjye ababaye mubi niko niyo kategori ngewe ubundi mbitwaramo so icyabaye yahise ambwira ati ngo urabona Yago ngo yarambabaje okay ngewe ntago nari nzi ko DJ Brian aruriya nyine bivugwa kwari kongera rwose nshaka kuba numva ngo ni umu DJ kuba numva ngo ni umukobwa ibindi byose nyine hari isinge ntakunda kubamo wenda nubwo amakuru wenda entertainment tuzumva ufite amatacu uri gukurikirana ibintu nk'ibyo yeco gihe ntabwo nari nzi ko DJ Brian wenda ari umutinganya simbizi n'ubu nta nibyo nzi usibye kubyumva gusa urikumva icya kabiri ubwo arambira ati amadolari 200 ndambye ati amadolari 200 ntaribi we mbyira icyo ushaka kongora arambira ati hari akaboro nashakaga ko wewe uri buntwarire kwa Yago nkashire Yago ati hoya wowe gatwara unshakira ahantu gusugatereka cyangwa sugashira ariko ahantu nyine hatagaragara nta birenza ati se ntagaki ngoya ngo ndaza kukwereka ngo wowe numva ko ntaco bitwaye so nibwo nagize iki nibwo naje kugeraho muri iyo nzu sanga muri iyo nzu harimo abandi bantu na DJ Brian arahari banafite na shisha abari kunywa abari pushinga pushi ibiki byose bameze neza bararyosha ubona ari inzu nyine irimo vibes kabisa hari nakabwa gatoya kagaci wawe nakwambia sasa and then ndagira mu nzu ndabasuhuza nawe ndamusuhuza ndicara chat wazisoma ndakeka impamvu byabaye urayizi nyine urabizi uko byari bimeze Gisenyi sibyo kubona umuntu afata phone yanjye sibyo ingegera y'umuntu ifata phone yanjye kuko turi kumwe nayo